tuzabirinda. Umeze neza? Meze neza MC. Umeze fresh? Meze fresh cyane. Uyu mutipe ninde? Uwo ni Dr. Sabe. Abahinzi bareke kuba baratabaza guverinoma nta kintu yabafasha kirenze cyuko bashiraho icumweru kuri buri musitari wese uri Kigali urukumva akaja arasubira iwabo mu cyaro akajya ibijumba by'iwabo muri ico cumweru yamara kubijya akongera agasubira mu mujyi kunywa go mahenesi sha nje naje kare urikubona ko gahunda nayitangiye. Uyu nawe Sabi umpa amafaranga nje kugogoshesha gose bagumareho. menya imiziro n'imiziririzo nyakubura icyago. Dore abarozi babaye uburo buhuye, bararoga bagacisha bakarogesha, batuma inkuba, batuma imbeba, batuma amapusi, batuma ibinyugunyugu, batuma amasazi yo muri tuwarete, batuma imbwa zigasozi, batuma ingwe, batuma inzoka, batuma ibihunyira n'ibindi byinshi. Baroga inyatsi, baroga umwiryane mu muryango, baroga ubusambanyi, baroga abasore n'inkumi bakingo, baroga abana ntibagire ubwenge mu mashuri. Ni umuvuzi gakondo uvura Kinyarwanda kandi by'umuco. Ngwino muganire mudasobanye, muhana igihango akuvurire, uzamuhigure wakize. Ubuvuzi nyarwanda subwejo sinzaduka agahugu katagira umuco karacika. Renga wirengere umbaze nkubarize intabaza irira ku muziro ukurutabaza ugasaza utamenye. Uruhereko nirwica ahubwo rurafata. Tica ni Nsabi ntaho urukunyibuka se. Reba wa Munsabi wa wundi wicaraga ku ntebe y'imbere cagihe ubazaga ibibazo nkahita nzamura urutoki ndi uwa mbere. Reka nanone twongere tubahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese, tubahe ikaze aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, by'umwihariko intara enye n'umujyi wa Kigali. Mwese tubahe ikaze, duhikaze abanyarwanda by'umwihariko mu bihugu bitandukanye byo mu isi. Tubahe ikaze mwese, tubifuriza guhaha mu karonka. Erega bari hariya baba baragiye guhaha, niko mbizi, ni nako mbitekereza. Nazabirinda araza kubivugaho cyane. Tuzabirinda urakanywa amazi, urumva ko ngenda sobwa izina ryawe, ariko ntacyo bitwaye. Burya kunyerera nabi nukugwa, ubundi unyereye ntukubita umutwe hasi ngo umene, ntacyo bitwaye. Hanyuma rero tubahe ikaze sanzwe ari kumbanira kwitirinya izina ryanjye Nzabirinda na Tuzabirinda. Aha rubanza nawe ushaka kumukubita. Oya mbangira ngo ndebe uko amarangamutima yawe amera. Nge mpagaze neza nta kibazo. Amarangamutima yanjye nayo kuba naguhemukira nagiye wabo mbabaje neza cyane rwose. Wahita undangiza ibyo ngibyo nibigomba kubaho. Ako kantu mukandike muri komantere. Murumva ko baravuga ngo huguha ya numa y'u Burundi ngo yabwiye y'u Rwanda hari ngo huguha ni y'u Burundi. Yaravuze ngo huguha nimba unkoreye nanjye ngukorera icyo unkoreye. Umpe nanjye nkwishyure nuko kwawe. Reka rata mbisuhurize. Ubwo ngubwo gutebya nabyo ni ngombwa mu kiganiro cyacu. Tubasuhuze cyane n'abumva ururimi dukoresha rw'Ikinyarwanda. Mwese tubahe ikaze kandi tubashimire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tubavuge bakiriho abasitari banyu mwakunze. Tubahe ikaze nawe ngo ikaze. Tuzabirinda. Urakoze cyane MC. Abakunzi bacu, abakunzi ba Dr. Sabe turimo tuvugaho, tubahe ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo tubavuge. Ko mbona unanutse nuko utarazana umugore sha. Ako se umenya ko narazana umugore gute utari wagera iwanjye? Ko duhurira hano umenya gute ko ntarazana umugore utari wagera? Oya ahubwo banzo ufite intinyi. Oya mfite intinyi. Ubimenya gute ko mbana tuvugana umbwira ngo ngwino tujye gukora ikiganiro cyo muri tubavuge? Umenya gute ko ntarazana umugore? Ubwo kiretse nimba ari umuvumbano kuko nabo babaho. Abo babaho ariko giye Tuzabirinda ntago ariko ne kandi niyo byaba biriho namenye uko mbirinda. Ibyo bintu ubimenya gute? Usanga ngo ari za avance nizere ko utari muri abo ngabo. Ntago ariko biri. Duhikaze abadukunda rero. Duhikaze abadukunda kuri uyu munsi muri aya masaha. Twongere tubasuhuze cyane, twongere tubahe ikaze muri iki kiganiro cya tubavuge. Abasitari bacu batarahwera, tubavuge batari bahwera rwose, bakiri muri isi, bakiri muri ubu buzima, kuko nabo basha kwihekenyera kugira ngo nabo aho bari bijye bibamotiva bumve yuko
tuba twabashimye cyane ibikorwa byabo babasha kugeza ku banyarwanda muri rusange. Ariko abantu benshi ngo bazi ko wasitari yaje iwawe ukamugaburira ibijumba ngo cyaba ari igisebo. Kere kubikoreye nka Dr. Saba. Dr. Saba ari we ubikoreye. Ako kanya ahubwo nawe waba uzamuha impano yahita kwinjiza. Ubigenze gute? Ari Dr. Saba aje ukamugaburira ibijumba yahita kwinjiza muri sinema. Ahubwo soza. Ariko se ubundi mu by'ukuru ariko nta MC nta mwana kubakiriza. Ko numvishije ukomeza kumbaza ngo mfite umugore wowe umufite nta mwana ufite. Umwana se urumva nabura umwana n'umugabo wamutembereje i Musanze akajya gusura Dr. Si iwacu se? Ni iwanyu? Ubwo wasanga udaturanye na Dr. Misozi y'u Rwanda Saba. Ngaho sawa agera kuri Dr. Sabi n'uwo mwana wawe ubundi umwakiriza ibijumba none urebe kuri umwana wawe itazamuka. Okay, twigende tuzagira ikiganiro. Tubashimire cyane, twongera tubaha ikaze, twamaze kubibabwira. Tugiye kuganira none muri cya kiganiro cyacu tubavuge bakiriho. Uyu munsi tugiye kubabwira kuri Dr. Sabi, by'umwihariko twifuza kumenya ese Dr. Sabi wakunze. Dr. Sabi wigaruriye imitima myinshi y'abanyarwanda, abari mu mahanga ndetse n'abari hano mu Rwanda, abanyarwanda bari hirya no hino. Ninde uri buze kutwandikira hano muri commentaire utubwira ibyo wagezeho kuri Dr. Sabi. Aka kanya ibihe byawe byose umaze ukurikirana Dr. Sabi ushobora kumukurikirana yaragukoze ku mutima, ariko ukaba utazi ngo Dr. Sabi nkurikirana Dr. Sabi, numva mbona sinema ziwe nkumva amajwi yiwe. Ninde Dr. Sabi yaturutse hehe ageze hehe? Ukivuga ngo ninde, reka tubanza tubwire abantu ko Dr. Sabi yavukiye hariya mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda mu mwaka w'1999. Umwana mutoya cyane w'umujeni rwose, ariko ubasha gukobera ku mitima ya benshi. Ikindi tutabura kuvuga Dr. Sabi ubundi amazina ye bwite yitwa Nsabimana Eric, yavukanye n'abana 4 harimo umukobwa umwe. Dr. Sabi ni umwana wa kabiri mu bana bavukana. Yego. Noneho bakaba rero baravukanye n'umukobwa umwe gusa. Buri yise ntabwo ari yari ibijumba n'imyumbati. Ese yakundaga kuba yigiriye ibintu byoro. Ese yakundaga kuba yigire ko bakayari munyakazi. Ubundi bavuga ko ese yari munyakazi nawe ubundi bavuga ko oya nibyo. Ise yakundaga kurya ibintu bikomeye. Bavuga ko umuntu urya ibintu bikomeye rwose, ibiryo bya kinyarwanda byarabana b'abahungu. Nyine byabaga nanone impamvu yakundaga kurya ibintu bikomeye yabisanishaga n'akazi yakoraga, akabatundajyana ibintu bikomeye, hanyuma yaje kwisanga abyaye bahungu, ariko nyine nakomeza asagambura musaza ntari. Yego. Noneho rero yavukanye n'abana 4 nkuko twababwiye, akaba umwana wa kabiri n'abahungu 3 ndetse n'umukobwa umwe. Dr. Sabi rero abantu benshi baramukunda cyane. Abantu benshi baramukunda, ariko aka kanya niyo mpamvu tubashishikariza kumukunda kwa Dr. Sabi. Ndagira ngo ubashe kumenya ngo Dr. Sabi ninde, Dr. Sabi nkunda ninde, amavana amavuko yiwe, Dr. Sabi sinema ziwa akina yazihereye hehe, ubu zigeze ku ruhe rwego. Yego. Hanyuma rero ise yari umuntu w'umufundi. Ise yari umufundi cyane. Ise yari umufundi wubaka byihame, hanyuma nyina agasiga amarangi. Burya nabyo bijya bitunga abantu bigatuma n'abana biga neza. Yumvikane ko Dr. Sabi akazi uyu munsi akora, umurimo akora yabashije kubikura ku babyeyi be kuko barakoraga, bari abakozi cyane. Dr. Sabi niyo mpamvu nawe icyo yakoze cyose yagishyizemo imbaraga kugira ngo agere ahageze aka kanya. Urumva ko yagenze bya bindi bajya bavuga ngo intore igenda ifura igenda nka se. Dr. Sabi ni uko nguko, intore rwose yiganye yayigishije. Yego. Dr. Sabi rero akaba yarakundaga ibintu byo gukina filime cyane, ndetse mu by'ukuri akaba yaratangiye kwigaragariza neza mu gihe yari ari mu ishuri aho yigaga, ndetse hamwe n'itsinda babaga bari kumwe baje guhabwa igikombe cyo gukina filime. Kuva icyo gihe rero umwana w'umuhungu atangira kugaragaza ko afite impano. Ubwo ni muri 2016. Hanyuma uyu Dr. Sabi rero akaba yarize imibare, ubutabire n'ibinyabuzima, akabirangiza muri 2016. Yego, uko niko biri. MC 2016 nibwo 2016 nibwo yaratangiye, nibwo yaratangiye gukina filime, ariko kubirangiza ibi kwiga yarangije 2019. Yarangije 2019 nibwo yararangije kwiga. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gukomeza gukina filime akigaragaza cyane, yaje guhabwa igikombe ku kigo cy'amashuri, none haratangara we n'itsinda ryaravuga ati bya bintu bya nyine birashoboka. Aho ngaho niho Dr. Sabi yaje gutangirira, ariko ababyeyi biwe ntabwo babyemeraga, ahubwo bamushishikarizaga kujya mu gisirikare
ndetse no cyangwa se muri polisi. Yego ababyeyi be ubu dufite n'ababyeyi benshi bateye gutyo aho umwana atangira gukora ibintu wowe ukavuga uti reka ibyo bintu ni amahano. Ni amahano kandi nyamara ariyo mpano yiwe aricyo cyakagombye kumuzamura. Ati jya mu gisirikare cyangwa ujye mu gipolisi cyangwa ujye gukora ibindi, ariko cya kintu umwana akunda ugasanga ntabwo urimo kumushishikariza kugikurikirana kandi aricyo ubona ko ari impano yiwe. Wowe nturebe kure ngo uvuge ngo umwana wanjye icyo akunze ndakimushyiramo ndamureka aba aricyo akora, aba aricyo umushishikariza kugira ngo akore. Nubwo bimeze bityo, ariko nubwo bimeze bityo ntabwo twabura kuvuga ko Dr Sabi ubwo buzima bwose yakoraga utuntu tugiye dutandukanye, ibyamamare bitandukanye birimo uwitwa Yago ndetse na Kiramani baramurebaga bakavuga ati iyi ni impano yigendera. Dr Sabi ahangaha niho yaje gukomereza aho atangira gukoresha imbuga nkoranyambaga harimo za YouTube. Yego niko bimeze, harimo YouTube cyane ko twavuga ko mu gutangira kwe byari bigoye, aho yifataga utuvideo dutandukanye akagenda nyine ashyira ku mbuga nkoranyambaga, ariko nibikundwe byarangaga nibikundwe akabona ahantu birimo kugera. Nibwo uyu nguyu Kiramani na Yago baje kureba baravuga ngo Dr Sabi, uyu Sabi yagira ahageza abantu muri sinema, yagira imitima yabesha akoraho. Nibo baje kumugeza muri sinema nyakuri. Dr Sabi bamutumaho araza batangirana urugamba rwa sinema, batangirana akazi ka sinema. By'umwihariko ntabwo twabura kuvuga ko Yago ari umunyamakuru yamuhaye ibiganiro bitandukanye, hanyuma noneho Kiramani nawe amwinjiza ku rubuga rwe rwa YouTube, aho yakinye filime nyinshi zitandukanye zakomeje gukurikirwa na benshi ndetse n'abantu barazikunda muvandimwe mu gihe kitari. Ariko ahangaha twongeye twibutse bari ababyeyi bakunda kubuza abana gukina. Dr Sabi mama we nibwo yaje kujya atambuka yagera ku muhanda akumva abantu batangiye kumuhamagara Mama Sabi. Yaje kumva guhamagarwa Mama Sabi bitangiye kumukoraho, atangira kubona ko umwana we byafashe bigomba kuzagira icyo. Aravuga ati wa mwana ari gufora zanikuye. Abirangira yongeye agarutse muri mudu, batangira kumushyigikira ndetse na papa we Dr Sabi nuko yazamutse muri sinema nyarwanda. Yego nubwo bimeze bityo ariko kandi Dr Sabi n'ubundi akomeza kuvuga ko rwose akunda ubugeni, noneho agakunda no gushushanya, hanyuma akanavuga ko akunda no kuririmba. Yanongeyeho aravuga ati rwose mu gihe gito nzaba nabakubise umuzingo wanjye w'indirimbo yanjye bwite. Dr Sabi mu mwitege aka kanya sinema akomeje kubakora ku mutima, ubwo araje abakore ku mutima no mu ndirimbo. Araje abakore ku mutima no mu ndirimbo, ubwo muri we abyiyumvamo agomba kuzabikora. Nawe rero ahuri nk'urubyiruko ushobora kuba wiyumvamo byinshi muri wowe, ariko ukavumburamo kimwe ugomba gukora n'ibindi bikazamukiramo. Uko bimeze kose Dr Sabi rero nubwo bimeze bityo, nubwo yakoze ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yagafata, ariko hari uwo yireferagaho akavuga ati uyu muntu mukunda urukundo rukomeye. Uyu nguyu ari we wa musaza nawe mumenyereye, wa musore wacu ukuze cyane muri sinema, wa musaza muri sinema, wa musaza muri sinema, wa musore wacu ukuze cyane, wa musore wacu. Uyu nguyu tuvuga ni Papa Sava. Nukuri kw'Imana. Uyu ni Papa Sava, niwe wa musaza wa uyu nguyu niwe wabashije kugeza kuri Dr Sabi. Oya Dr Sabi avuga ko amukunda cyane. Okay, aramukunda cyane. Yego aramukunda cyane. Burya hari umuntu wamubana muri sinema ukaba ngombwa yuko ugomba kumukunda, burya ufite icyo wamukundi. MC ahubwo nibyo twavuga, burya ni nayo mpamvu tuba tuganiriza abangaba. Wowe nimba Dr Sabi yivugira ati nakunze Papa Sava, ni umuntu ukora utuntu twe. Wowe Dr Sabi nimba waramukunze wamukundiye iki? Rega abantu benshi bavuga ko bakunda abantu ariko ugasanga ntacyo bya. Dr Sabi iyo avuga ko yakunze Papa Sava afite icyo abivugira. Nawe aka kanya muri sinema yamwigiyeho byinshi. Ubwo aka kanya nawe nimba ukunda Sabi ukaba ufite ibyo wamwigiyeho, ndagushishikariza nk'urubyiruko gerageza umenye amateka ya Sabi. Twababwira ko ari aya ngaya, ibindi bikurikira nabyo biragenda biza kuko Dr Sabi aracyakomeza sinema ze. Ni ukuvuga ngo Dr Sabi wo mu 1999 imyaka afite ni mike cyane, ariko ageze kuri byinshi. Sinema imugejeje aharenga, sinema imugejeje ku rundi rwego. Aka kanya nawe rero ushishikarize nk'urubyiruko gukurikirana Dr Sabi. Sina Dr Sabi, kurikirana sinema nimba ubikunda, nawe aka kanya ubikore. Birimo akazi ko Dr Sabi nimba yarahereye ahangaha
akora ibintu bamucine akihekenyera n'ibijumba akihekenyera n'ibijumba hari sinema yatangiriyemo yihekenyera ibijumba arimo ashishikariza ukuntu ibijumba byo byari byabuze isoko arangije afata icyemezo ati nge nzajya mbyihekenyera aho kugira ngo umusaruro uzate niwacu uve uzata agaciro ndabaye nge nzajya mbyihekenyera yashishikarizaga abasitari kuza bakajya bamufasha kurya ibyo bijumba bikareka gupfa ariko tuzabere tukiri hano ubundi uko ntajya mbona uhekenya ikijumba ikibazo ufite ni iki genda bihekenya none ujya uzi iwanjye ntabwo nanizi ko nawe wabaye ifuku oya ntago ndi ifuku dose dogiteri sabe tuvuge ko yari ifuku oya none yarayiganaga MC kuwa gatandatu uzaze iwanjye naruhutse ndi muri weekend duhekenye ibijumba uzaze wowe duhekenye ibijumba singutumiye ndagutumiye wowe abona tuzahekenya n'intoryi ahubwo iwawe arizo mbona nusanga arizo zeze ntago beze ukuntu ruryoha mu kanwa uzi y'uruhekenya ikintu kimbabaza hagize nk'inkumi itungo kuri kuruhekenyera guhita urubika mu ipantaro wakomeza ukaruhekenya iyo nkumi yagenda nkanjye nimba yabishaka ngo igomba kugenda nkanjye nimba yabije ishaka ubwo wayakiriza intoryi mbisi nimba inkunda nkayikunda nayakiriza ariko ngo intoryi mbisi abantu banabimenye burya ngo zigabanya kunuka mu kanwa urakoze cyane ako kantu nyamara bahaye idawa ndanazikunda nawe nushaka uzikunde shaka uzikunde rwose Dr. Sabi rero nyina cyangwa se ababyeyi be baravuga ati wa mwana we ibyo bintu urimo ni ibiki hari ababyeyi benshi muri kino gihe abana bashaka kwiteza imbere ababyeyi bakavuga ati washyano we ubwo uri mu biki uri mu biki ibyo bintu ugasanga sibyo aka kanya rwose mubyeyi aho uri gerageza igihugu cyacu cyatwongereye ikoranabuhanga ryabaye ryinshi mu gihugu ikoranabuhanga rishobora kuba riri mu gihugu cyacu ushobora kuva hamwe hahandi byitwa ko woroshye ukaza ukazamuka umwana wawe wimwicaza mu rugo wimwicaza muri karitsiye afite impano nk'iya Dr. Sabi gerageza umushishikarize gukurikirana ya mpano mera nk'abandi nawe ejo uzageraho ugera uzabe umugabo cyangwa se uzabe intwari kubera ibyo wakoze hari ababyeyi bajya babwira abana ngo ashaka ubona ngo uzabe umugabo ngo tore ngo ukomeze wagira ngo uzaba umugabo buryo uzi ko ubwira umwana ngo ukamuseka ngo ntazaba umugabo birangira nyamara umurage w'umuraze da ariko hose igihe uri kubwira agiye nabaye umugabo oya nese ubonye ari wowe ntunze urutoki nigiye wakomeje numva nzanyeho amahane hari ari wowe ntunze urutoki nigiye wakomeje kureba ikibazo ufite ariko ni iki warongoye uwo mushiha ugashira nta kibazo ufite n'umugore ndamufite noneho aka kanya mbikubwira ntiwambwiye ko ndya kamwe nanjye ni umugore wanjye nabazaga sinaregaga MC nahoze ndega nagutume ko kuwa gatandatu uzaza duhekenye intoryi uzasanga n'uwanjye yahageze turimo tuzirya nawe tuzi nizo tuzakwakiriza ndi kureba rero abanyeshuri muri hirya no hino by'umwihariko mukunda kuba mu makarabu ku bigo by'amashuri namwe mukigaragaza nk'uku nguku Dr. Sabi avuga ko ku ishuri rwose nk'uko twamaze kubibabwira yagize gutya we n'itsinda bari kumwe maze bakina filime baranahatana bahabwa n'igikombe noneho haravuga ati sha none ibi ngibi byo bigiye aka kanya ufite itsinda ryawe babandi ukunda kwita ngo ni genge yawe gerageza ukorane nayo mugerageze muzamure impano zanyu uzamure impano muri sinema uzamure impano mu muziki uzamure impano mu mupira ipfa kuba ari impano ubona ko hari aho utundi tuntu twinshi rwose aka kanya yarwenya mu bundi buryo wigana inyamaswa n'utundi haguruka mu mutwe wawe ufunguke wumve yuko ugomba gukora ikintu ugikunze kuramo ingufuri irimo ariko burya mu mutwe hajya hazamo ingufuri ugasanga n'ifunguzo barazijugunya ikakupana neza umva utabona umujyanama ukwegera akakwicaza akakubwira ati gira gutya uri buze agaca inyuma y'aba babyeyi bawe akavuga ngo uyu muntu mbonye afite impano rikamwizamurira ari nayo mpamvu ushishikariza n'abantu bafite uko bahagaze mu mwikofu bafite ukuntu rwose bahagaze bagerageze barebe wa mwana utarimo gushishikarizwa n'ababyeyi gukurikirana impano y'iteringa mu bitugu ejo bazasigare basiga aka kanya Dr. Sabi arimo kwivuga aba basitari muri sinema bamugejejeyo aka kanya ariko ariko yarahatanye buriya icyambere ni ukubanza ukihatanira gerageza rwose uzazamura nawe ejo azaba arimo kwivuga avuga ngo nazamukiye ahangaha nawe aka kanya nitujya kuvuga uwo ngo tuzakuvuga nk'uko nawe tuzaba turimo tumuvuga ikindi muri kino gihe ntabura kukubwira tuzabirinda urubyiruko rwacu rwumve abahungu n'abakobwa nibo tubwira bagabanya akajagari ko kuvuga ngo akazi karabuze ndagira ngo nkubwize ukuri ko nimba ubasha kubona agatelefone kaba ari akawe kaba ari ako mu rugo burya hari uburyo ushobora kubikoramo
kino gihe ushobora kwifata akavidewo mu buryo ubu n'ubu hanyuma ukagapostinga. Dr Sabi we bivugwa ko utuvidewo twinshi yagiye yipostinga bikarangira ahubwo ibyamamare bimumenye. Dr Sabi kiragiye yabikoraga bisa naho bikiri hasi, iterambere ryari riri hasi, ariko aka kanya iterambere ryarazamutse. Aka kanya wabona izindi mbuga nkoranyambaga ziri hejuru, aka kanya ukazamuriraho impano zawe. Ndagusaba yuko rero nawe wakurikirana nk'ibyo Dr Sabi yakoze. Nimba uri umukunzi wiwe, umukunzi we bigukore ku mutima, ariko bigere naho bigukora no mu kugufungura mu mutwe. Yangufu riri mu mutwe ubashe kwikuramo. Dore nanjye nayikuyemo, aka kanya sigaye nza muri warayihoranye nanjye narayihoranye. Bwari ubuhe bwoko? Nanjye narayihoranye. Nijye uyize kuko nijye wari uyifungishije. Ingufuri imfunguzo nazo nabaga nzibikiye. Ariko naje narazitaye nza kubona umuntu uzitoragura aza kumfungura mu mutwe. Aka kanya niyo mpamvu nicaranye nawe hano. Nuko komeza unkeze, niko babyita mu kinyarwanda cyuzuye. MC urakoze cyane. Aka kanya reka dushimire abakunzi bacu, dushimire abakunzi ba Dr Sabi. Ariko ukiri aho ngaho twongere twihanangiririze urubyiruko. Nimba igihugu cyaratanze amahirwe kigakora ibishoboka byose kugira ngo mu by'ukuri urubyiruko mumenye ikoranabuhanga ryigizwe hafi mu buryo bwose bushoboka, internet ibashe kuboneka, iminara iboneke, amatelefone yinjizwe mu gihugu ari menshi, ndetse n'ibindi byuma kabuhariwe mu bijyanye no gufata amajwi no kuyatunganya. Uyu munsi ukaba ukomeza uvuga ngo rwose ngo nabuze akazi, ibyo ndabyita gusebya igihugu. Nimba warabuze akazi wampamagaye ngiye tuzabirina nkakubwira uko akazi umuntu agakorwa, ukuntu umuntu akarinda ukagiraho ugera. Nimba warabashije kumenya Dr Sabi wamuhamagaye ukamenya ngo akazi ndagakora gute, ndazamura impano yanjye ivemo akazi ndabikora gute. Gusa ukivuga ngo abahamagare twibutse abastar abantu mwagezeyo, ni mwibuke hamwe mwavuye, mwibuke ahantu mwavuye. Dr Sabi turiho tuvuga uyu munsi wavuye kure, kandi urabiza aho ugeze kugeza uyu munsi. Uzi n'umubare w'abanyarwanda ibihumbi bigukunda. Nimba utari uzamura impano z'abandi bana zasigaye inyuma aho ngaho, cyaba ari ikibazo rwose. Aka kanya ndakwinginze, zamura impano yawe ugera aho ugera, n'iz'abandi muri rusange, mwese mugira aho mugera, kugira ngo igihugu cyacu dukomeze tucyubake, dukomeze tukigeze ejo heza twifuza. Yego, reka dushimire abantu, tubashimire cyane muri inshuti zacu zagasohoka cyane. Twariho tuvuga byinshi, by'umwihariko aho dushaka kuvuga ku bijyanye n'abasitari, dushaka ko mujya mumenya mukanavuga mu gihe bakiriho, bageze kuri byinshi babageza kuri byinshi. Niyo mpamvu tugomba kubashimira ko tubasigira umukoro ngo ese Dr Sabi wamwigiyeho iki, Dr Sabi wamukuyeho iki. Ibyo byose ubona wamukuyeho, noneho uyu munsi nawe ukaba warapuritse ibintu cyangwa ukaba ugiye kubyapurika, duhe commentaire uvuga uti mu by'ukuri ikiganiro ni ingenzi, udukorere share, cyane cyane commentaire bujya n'ikintu cy'agaciro, bituma tumenya ko muhari. Ni ikintu cy'agaciro. Kora commentaire utubwire ngo ibyo mwavuze muri tubavuge byankozeho, nanjye aka kanya ngiye guhaguruka ntangire shakira akazi hirya hino mu bishoboka byose, akazi nkabone. Aka kanya rero tubashimire cyane kuba mwakomeje kudukurikira, kumva ikiganiro cyo muri tubavuge. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Tuzabiri ngushimire rero, hanyuma rero nawe gira urebe uko bigenza nyaboneka. Dore inkumi ziramangaye hano hanze. MC ibyo ngibyo byihorere, ngenda byimenyera. Ningera ku mugoroba ndaza kubyimenyera. Ku mugoroba urabyimenyera. Wakagoroba nikagera urabyimenyera. Ariko se nawe wiseka. Ubwo sijyo jambo nkubwirasekeje. Nsubiza neza ikibazo cyanjye. Ndabyimenyera. Ndiho ndavuga ntigira tugire tunywe, dore imihogo yarumye. Kwa gatandatu uzaze nzaguha intoryi, nizo nakubwiye. Numvishije ukunda n'ibijumba iwacu ntibihera, ariko nzajya kubigura mukabakene. Reka nanjye nkugire ku mavirero. Imana itugire neza. Tugire neza MC.